Ababibule bumeze bute? Ababibule rwose twongeye kwishimira guhurira hamwe hano kugira ngo twongere tuganire. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane, ingingo ikomeye rwose. Babonye ko muri iyi minsi umuntu asigaye agira gutya akarwara indwara ikomeye mu buryo atari yiteze. Ubona nk'umuntu yaragiye kwa muganga bamusanga ni kanseri, agiye kwa muganga basanze arwaye impyiko, agiye kwa muganga basanze arwaye umuvuduko. Dusigaye duhura n'indwara biba byaragenze bite? Ariko wenda ibyo nabyo tuzagira igihe tubireba aho ibintu byose bituruka. Rero ugasanga ni ikibazo gikomeye. Noneho umubibule rwose mu gihe urwaye indwara ikomeye wabigenza ute? Igihe ugiye kwa muganga ugasanga bagusanganye indwara ikomeye wenda itanakira, icyo gihe uzabyitwaramo ute nk'umuntu w'umubibule? Birumvikana ko nk'ababibule turi aha, icyo ni ikibazo gishobora kutugiraho buri wese uko aho yaba ari hose. Ariko se mu gihe kikugezeho wabyitwaramo ute? Se mu gihe kigeze ku mubibule mugenzi wawe wabyitwaramo ute? Ababibule mwibuke tuba dufite amahame yo muri Bibiliya dushaka kwikuriramo adufasha mu buzima bwacu. Reka rero nanone nk'ababibule n'ubundi nk'uko bisanzwe turebe amahame ari muri Bibule n'ubundi ashobora kudufasha. Ababibule nta nubwo turi butinde, ariko reka duhere kuri iki. Ikintu cya mbere nk'ihame dusanga muri Bibiliya nka principle buriya ni nk'ihame tu, nk'ihame dusanga muri Bibiliya ryadufasha mu gihe duhuye n'indwara ikomeye. Umubibule ntambura muri Zaburi mirongo itatu na kane. Noneho nuhagera turasoma umurongo wa kane n'uwa gatandatu. Zaburi mirongo itatu na kane umurongo wa kane aravuga ngo nasenze Yehova maze aransubiza, ankiza ibyanteraga ubwoba byose. Gatandatu, uworoheje yaratabaje maze Yehova arumva, amukiza amakuba ye yose. Wa mubibule wumvise ikintu uyu murongo uvuze? Reka duhere ku wa kane ngo narasenze maze Yehova aransubiza, ankiza ibyanteraga ubwoba byose. Gatandatu ngo uworoheje yaratabaje maze Yehova arumva, amukiza amakuba ye yose. Ababibule ibi bishaka kuvuga iki? Ibi bishaka kuvuga ngo jya wishingikiriza ku Mana. Wa mubibule mu gihe usanze urwaye indwara ikomeye, nta kindi kintu uba usigaranye, nta yandi mahitamo uba ufite usibye kwishingikiriza ku Mana. Ibi bisobanuye iki rero wa mubibule? Nk'uko iyi mirongo bigaragaje, ni ugusenga Imana, hanyuma Imana nayo ikagukiza ibyaguteraga ubwoba, ikagukiza amakuba yose. Iyo umuntu wundi amaze gusenga aba ameze nk'umuntu utuye umutwaro uremereye, ntabwo akomeza kuremererwa na bya bintu yatuye. Iyo umuntu atuye ntabwo akomeza kuremererwa n'ibyo yari yikoreye, ahubwo nyine aba abituye. Rero n'isengesho ni uko rimeze. Uba umeze nk'umuntu uhaye umutwaro Imana yawe. Iyo bisenze, abasenga barabizi, bazi ukuntu isengesho rimeze, rifite imbaraga nyine ndengakamere, rimeze ikintu kiri sinzi ukuntu twacyita. Iyo umuntu atuye aba ameze nk'utuye umutwaro yarangije gusenga, kandi bijya bimbaho. Rero iyo ufite iyo ndwara ikomeye, ufata uwo mutwaro wayo ukawutura Imana. Sinzi niba muri kubyumva, ufata uwo mutwaro ukawutura Imana. Ababibule ngira ngo murabyumva kabisa. Rero ntabwo ukomeza kuremererwa n'uwo mutwaro kandi wawutura Imana. Ntabwo bivuze kwitukira mu buryo bw'igitangaza, oya, ahubwo nyine hari ukuntu Imana ikorohereza. Ibyo wenda turaza gukomeza kugenda tubireba, kuko buriya iyo umuntu
nka Linda ufite imyaka 21 yavuze igihe yamenyaga ko arwaye kanseri y'ibihaha n'iy'urura runini. Yaravuze ngo nahise ntekereza ko ibyanjye birangiye. Igihe navaga kwa muganga naratekereje nti nubwo ibi bintu bintuye ngomba kureba uko nahangana nabyo. Iyo umuntu rero yishingikirije ku Mana iyo mitekerereze agira, reba ariko usanga urwaye kanseri y'ibihaha n'urura runini. Ni kanseri ebyiri zitandukanye, ibihaha n'urura runini. Urura runini ubwo ni intestine nyine nini. One testing. So yaravuze ati ariko ngomba guhangana nabyo, nubwo bintunguye ngomba kureba uko nahangana. Kandi ufite imyaka ingahe wa mu people? Linda afite imyaka 71. Tekereza rero nkaho ukiri muto ariko nubwo waba ukuze. Uru ni urugero rwiza. So rero nyamuneka iki ni ikintu cyiza tugomba gukora. Buriya nk'umuntu uri hano wigeze kurwara indwara ikomeye cyangwa akayirwaza ashobora guhita yiyumvisha kuri ibyo bintu bihangayikisha cyane. Ibi ni ibintu bikubaho waba urwaye waba urwaje bituma uhungabana mu byiyumvo. Ushobora kugira ubwoba ugahangayika bitewe no kujya kwa muganga kenshi, kutifuza mu buryo bukwiriye, kubura amafaranga yo kwivuza, cyangwa se guhangana n'ingaruka z'imiti. Buriya imiti nayo ubwayo kuyinywa nubwo yagukiza ariko uhangana n'ingaruka zayo mu mubiri wawe kuko igira ibindi bintu gusigira mu mubiri. Rero indwara nk'izo zirahangayikisha cyane pe. Niyo mpamvu ikintu cya mbere wakora ni ugutura icyo gisigo kiremereye ukagitura Imana, niyo yonyine ibasha kugikorera. Kandi abantu babizi isengesho rirafasha, umeze nk'umuntu utuye umutwaro. Rero gusenga Imana bizagufasha, nicyo kintu cya mbere kizagufasha. Reka turebe ikintu cya kabiri mu Bible, kuko buriya Linda twari tumaze kuvuga hejuru ufite imyaka 21 yigeze kuvuga ngo isengesho ukuntu ryamufashije, ngo sinjya nsenga nsaba Imana ko inkiza, ahubwo nisaba ko imbaraga zo kwihanganira indwara yanjye. Nyamuneka ntuzasenga Imana uyisaba kugukiza, kubera ko ibyo hari igihe kindi izabikorera, ntabwo ari nonaha. Rero ujye usenga usaba wisabira imbaraga zizagufasha tu. Reka twigire ku kintu cya kabiri cyagufasha nk'ihame ryo mu ijambo ry'Imana. Reka twe turi ababibure, twe twishakira utuntu tw'ubwenge twagufasha turi muri Bibiliya tukaduhuza n'ubuzima bwacu. Tukarambura muri Yesaya 33. Noneho twe tuhagera turisomera umurongo Yesaya 33 dusoma umurongo wa 24. Aravuga ngo nta muturage wabo uzavuga ati ndarwaye, abatuye mu gihugu bazaba bari n'icyaha cyabo. Ni ukuvuga ngo hari igihe kizagera aho nta muntu uzabajya avuga ati umugongo we, umutwe we, amaso, munda, n'igituza. Wapi, hari igihe kizagera ntihazagire umuntu uvuga ngo ndarwaye ahantu aho ari hose. Ese ibi byo byagufasha gute? Buriya icyizere kirarema. Ariko uzi ko ibintu hari igihe bizamera neza, hari igihe utazongera kuvuga ngo ndarwaye. Waba urwaye kanseri, waba urwaye umutima cyangwa indi ndwara. Hari Linda we wari urwaye ibihaha, kanseri y'ibihaha na kanseri y'urura runini. Kuba yari azi ko ibintu hari igihe bizamera neza, ibi byamuremaga umutima. Rero nawe ujye utekereza kuri Bibiliya, ijambo ry'Imana, bizatuma ugira ibyiringiro bityo ukomeze kwihangana. Iyo umuntu abuze ibyiringiro ariyahura, ariko iyo umuntu afite ibyiringiro ukabona ubwo yaba afite ibibazo bingana gute ntashobora kwiyahura. Waba ufite hope se ukiyahura ushaka iki? Kandi hari ibyiringiro ntabwo rwose wakwiyahura. Iyo twisunze Imana mu gihe dufite ibibazo nk'ibyo tugasoma ijambo ryayo kandi tukemera ubufasha duhabwa, dushobora gukomeza kwishimira ubuzima kabone nubwo twaba turwaye indwara ikomeye. So ibyo rero Linda yarabibonye
kandi byaramufashije. Reka tugende ku kintu cya nyuma cya gatatu cyadufasha n'ihame ryo muri biriya bintu byadufasha mu gihe turwaye indwara ikomeye, imigani. Imigani 17:17. Inshuti nyakuri igukunda igihe cyose kandi ikubera umuvandimwe mu gihe cy'amakuba. Buriya nujya urwaye indwara ikomeye, jya witabaza inshuti n'abagize umuryango. Umubibure, inshuti nyakuri igukunda igihe cyose na cya gihe urwaye kandi ikubera umuvandimwe mu gihe cy'amakuba. Ese ubundi izo nshuti zawe wita inshuti zawe zitagufasha iki gihe, zizagufasha ryari? Zibyaza umusaruro, zitabaza. Jya witabaza inshuti n'abagize umuryango. Elize twigeze kuvuga. Elize ntabwo twavuze Linda. Elize yigeze kurwara indwara y'imitsi ku buryo yatumye agaragara igice cyo mu maso cy'ibumoso. Yabaye pararize mbese. Igice cyo mu maso cy'ibumoso. Kumva ukuntu bikaze ibyo bintu. Rero hari igihe yababaraga cyane bigatuma yiheba. Inshuro nyinshi rero yumvaga yigunze ku buryo yashatse kwiyahura. Elize afite imyaka 49, ubu turi kuvuga ibi. Afite imyaka 49. Ibi yabivuze afite imyaka 49. So rero icyamufashije ni iki? Nyuma yo gukora bya bindi byose twavuze hejuru, kwishingikiriza ku Mana no gusoma ijambo rye, ariko yanitabaje inshuti zimufasha. Uzi ukuntu yabigenje? Yaravuze ngo ntukitarure abandi, jya wemera ko inshuti zawe zigufasha, ko hari igihe uzajya wumva uri wenyine utekereza ko Imana izakumva, ariko iyo uri kumwe n'inshuti ntabwo wigunga. Wibuke imwe mu macano cyangwa se imwe mu nzira Imana ikoresha kugira ngo igufashe, iguhe n'imbaraga, Imana harimo n'izo nshuti zawe. Rero ntukibagirwe kuzibyaza umusaruro n'abagize umuryango wawe. Buriya Robert niwe wigeze kuvuga ko nyuma yo gusenga Imana ikaguha umwuka wera wawe kugira ngo igufashe, abagize umuryango wawe iyo umaze gukomera banabo babona ukuntu bagufasha. Iyo Imana imaze kugufasha, iyo abagize umuryango wawe bakubaye hafi, bagufasha kwihangana buri munsi. Nanone kandi buriya iyo abantu bagutelefona bakubwira bati Imana ikomera, gira gutya bizagenda neza, biraguhumuriza. Robert w'imyaka 58 iyo bamuhamagaraga, inshuti ze zamuhamagaraga imwe cyangwa ebyiri ku munsi, byaramuhumurizaga bigatuma yumva yorohewe kandi bikamufasha kudaheranwa n'agahinda. Ariko niba utarwaye ukaba urwaje, mu gihe ugiye gusura umuntu w'inshuti yawe urwaye, ujye uzirikana ko nk'uko Linda yabivuze, umurwayi ntaba yifuza guhora avuga iby'uburwayi bwe. Ubwo rero mujye muganira ibintu bisanzwe niba wagiye gusura umuntu urwaye, kuko hari akantu nyine ducometsemo kugira ngo kagufashe. Buriya umuntu arwaye ntabwo yifuza kuganira cyane ku ndwara ye. So ubwo rero ibyo byose nitubikora bizagenda neza. Reka twibukiranye ibintu twiga. Wibuke ko indwara ikomeye ishobora kuza igihe icyo ari cyo cyose, wa mupipure we turi kumwe. Bashobora kugusanga na kanseri, umutima cyangwa ibindi bintu. Linda baramupimye basanga arwaye kanseri y'ibihaha n'urura runini. Kanseri ebyiri kandi yari afite imyaka 71. Uyu Elize w'imyaka 49 we yabaye paralyzed, yangagara igice kimwe cyo mu maso, yabaye paralyzed. Ibi biramubabaza kandi bigatuma yiheba ku buryo hari n'igihe yashatse kwiyahura. Ibi rero biba bishobora kuba ku muntu uwo ari we wese, ariko wibuke ibintu twabonye bibafasha. Nubwo ibi bintu bishobora gutesha umuntu umutwe bigatuma agira ubwoba, bigatuma ingaruka z'imiti nazo z'ibizindi, indwara nk'iz'ubushobozi nabwo buri mbirimbiri aho ngaho, ariko ibyabafashije bamwe kwihangana no kwiringira Imana, bakayisaba imbaraga zibafasha kwihangana. Nanone Imana bakayisaba umwuka wayo wera. Nanone inshuti zabo bazibyaza umusaruro zikabafasha, kubera ko inshuti ikubera umuvandimwe mu gihe cy'amakuba. Hanyuma nanone bakishingikiriza ku ijambo ry'Imana, bagasoma ijambo ry'Imana rikabafasha. Nyamuneka izi nama wongere usubize video inyuma urebe ko zagufasha, kandi n'ukuri uzahangana neza.